none dore viziyo iraje none dore veni iraje bavugaga yuko izuba ritazarasa none dore veni iraje yoyo bamwita Ivani Mano Ivani Mano 2020 turi kumwe ku itariki nk'iyi ya kane kambivuge ko ari ku itariki ya kane umuntu ashobora wese gushimishwa n'urwego mbaza kugeraho muri muzika urabishidikanya ya bitambuga ni amen nitoto ryaraje screen yarahindutse uzise burya Imana igira neza burya iyo gumye mu bintu kabitindamo byanze ko nzobona umusaruro wabyo kuko umuntu yagerageje kenshi arapushinga bidakunda ariko uyu mwaka ushize wari umwaka wawe Ivani twere kubeshya Imana hari ikintu yakoze ndabigukundira ngira ngo tumanze twirindiro gato yakora akarere once agongeje urukundo maze nshira inyota ibyo ndabigukundira wameneye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira dore ng'impeta ihamye urukundo ibyo ndabigukundira kuko wameneye ibanga abandi batazi peyi ndabigukundira ndanabibashimira bana aranabibashimira Ivani Mano ngira ngo indirimbo ntawatinya kuvuga ko ariyo yagushize kuri fire cyangwa se kuri stage abantu baragukunda cyane feedback ubundi muri 2019 wavuga ko uyu mwaka wakugendekeye gute ndabigukundira n'indirimbo nakoze mu mwaka wa 2019 utangira nisora kuri Saint Valentin nari natangiye 18 nyikora amezi 3 urumva nisoye mu kwa kabiri Saint Valentin nibwo nayisohoye ariko kubera ubwiza n'uburyo yari ifite indirimbo yashaje nk'umuneke yasaga ukintu busaza bose bagiye bayinyunya buhoro itanya kuri video lyrics igera kuri video isanzwe abantu barayakira barayikunda tankora indirimbo yitwa amateka n'abantu barayakira bigeze kuri veni abantu ibindi bindi ko irandimbo ndayikunda cyane abakunda venti mukore like veni iraje wayumvaga nawe ari nk'inzozi nk'inzozi ari kuntu umuntu yumvaga ari igihe kinini bitewe n'ibihe twari tuvuyemo by'amateka cyizere esperance de vie yari iri hasi cyane ariko ubu ngubu Imana yabashije kuturinda ibidukishamo ubu turahabaye nyine turahumeka hanyuma abafana bariyongereye natangiranye impano family natangiye abantu batari presi muri impano family turahura mu kwa 9 nibwo nawe n'abafana banjye bwa mbere bagenda biyongera umunsi kundi nyine ikintu kirimo kumushimisha iyo hari ikizere cy'umuziki n'itafari ryabo mu minsi iri imbere niko bimeze hanyuma abatatubonye twambaye inkweto zenda gusamo gakeya ariko goda nanjye n'indiga kuyanyita nambaye deshire ariko deshire ntabwo ni deshire cyane hanyuma Ivani impano to be honest ubuzima ntibwahindutse nubundi sinzi ukuntu mwari bimeze cyane ariko nawe ukurikije look bwarahindutse kwa ko ikintu cya mbere umuhanzi burya ntazagira umuhanzi kubeshya ngo agiye umuziki ashaka amafaranga ikintu cya mbere umuntu aba yifuza kuba ko ibyo afite mu mutwe bigaragarira abantu kandi akakora expression ze mu buryo byumva amarangamutima yakayisora mu ndirimbo hari ibintu tudashobora kuvuga n'amagambo ariko twabirimba bigakunda cyane impinduka rero nge nazibonye kwanza ku bantu nari nkeneye abantu buryo uciye ahantu utarenze na metero zingahe bakavuga ati wa muntu n'umuhanzi uri makarimbo amplis bose baguha appreciation za fresh bakubwira ngo wakoze ibintu byiza twishimira ni impinduka za mbere ikindi mu bijyanye na economy ndimo gutera imbere iriya ndirimbo yagiye impakazi mu mariage kuva nayikora nta na rimwe kuba ngo urasiba weekend sinigeze siba weekend nyine nakoze narimbiye abantu mu mariage ngira ngo none ubu wamaze kuba expose wageze mu bahanzi umuntu yavuga ko bakomeye cyane hano mu Rwanda kabisa muri top urimo feedback mu abandi bahanzi mujya muhura hari abajye bakubwira ati ibintu birimo biragenda neza baba top turahura cyane ko nari umuhanzi muto muri industry abenshi twaragiye duhura ba melody nabo muri mu ntangiriro 2011 ba social ariko ngiye nafashe uriya mwanya njya kwiga imyaka 3
nsa nkaho ikibuga nyivuyemo naje kugaruka nyine nsanga barafatishije neza harimo neza biranshimisha kuko bari generation yanjye ariko tugihura bimara gukora iyo ndirimbo benshi bagiye banyakuraja melody ya mama advice nk'umuntu maze gutera intambwe cyane muri musique kwa ko nagarutse mu kibuga nsa nkaho ndimo kurangisha waje murangisha ati naboneka umuziki ugezeye abahanzi bose nyine banini abamugenda bama appreciation TMC n'abandi bahanzi benshi hanyuma hari impaka zikunda kuba ngo umuziki wo mu Rwanda ibintu byo gushishura n'ibiki byakundaga kuvugwa kera ariko sinzi ni abantu bacyashishura subura gushishura n'ibyabura gushishura bo bivuga yiki gushishura ni bibi byiza hari ibintu gushishura ntago ari ingeso nziza kwa ko umuntu aba ari we ubwe kandi abantu bamukeneye nk'uko ari abafata indirimbo beat y'abandi ngo ujye ugenda ubikoreremo uzagaruke uha abantu umwimerere ntabwo ukiri umwimerere ntabwo ikintu kiba cyarabayeho no vuga ngo bashatse kuba wa muntu ko mwambara atari ubukwire pardon abantu bagiye bakora ibyo bintu rero ahuye n'ibibazo ko abantu ubatakariza icyizere ikintu bakubonagamo ntabwo bakikubonamo yo gushishurana n'ingeso itari nziza zishobora gushishura iyo umuhanzi ashishuye mu Rwanda cyangwa producer nabo barashishura bashishura cyane agashishura rimwe agashishura bwa kabiri abantu babinenga bikavuga gatatu aba ari indwara kandi biba byabaye indwara ariko gusa nekereza ko ari ikintu bita imitation cyangwa inspiration ushobora gukora ku ndirimbo runaka abundi nta muntu bino bintu dukora nta muntu waba warabivukanye genda ubyumva ku bandi bishobora kuza muri DNA nk'uko bivuga ariko bikaba biri mu maraso ariko burya ntago biba mu maraso abamo no kwiga kandi kwiga no kwigana hari igihe biba ngombwa rero ko umuntu ashobora kwinspira ku ndirimbo runaka ariko agakoramo melody hanyuma rero ubu wabaye mu star ikomeye cyane n'ubundi wari usanzwe uri we ubu bigaragaye ko n'ubuzima bwahindutse ariko nanone gusa hari ibintu burya hari ibyo utakirya usigaye ugenda mu modoka rusange karita wapi ariko biterwa n'akazi mfite ariko ko ntabwo mfite imodoka ntabwo umuziki nayingurira ariko sometime bitewe n'ahantu hari igihe nkodesha imodoka cyane mfite umuntu ntwara uhoraho buri munsi ariko kandi nitegera moto muri karitsiye na sukari home ndanakoropa buriya byatari nakoraga nkanyikora nk'umukozi adahari hari ibintu nyine ndahinduka muri famiye ariko afite tugerageza kubimanaginga ko ubaye open ko abantu bose nyine nkuko byari bihoze mbere kajya ujya ahandi warya ku dushyimbo na capati ibyo bintu wabigeze ubirya baragufotora ni ukuvuga ngo dore wa muhanzi rero hari ahantu nyine umuntu ageraga agakumbura akavuga ati mwino life and nigiraga mu buryo bunyoroheye ubu byarahindutse ni ukuvuga ngo kugeza ubu hari ibintu wahagaritse kubera ko wabaye umusitari kandi atari uko ubyanze ariko nyine ugera aho hantu abantu bakubwira ngo ntabwo ukwiriye kuba uhari cyane unabibona mu bantu kandi bafite uburyo mfata star n'ubundi just umuntu yaba umustar yaba iki abafite ahantu avuka bafite umuryango afite n'abantu bakuranye n'abakogeje nyine ndumva na ofete ubuzima umuntu agendamo na public niyo nshaka kuguhindura stati n'imigendere ariko umuntu aba ari umuntu bakaturenganya abantu bajya batwumva hari igihe nanjye ngenda mu modoka nigeze kugenda mu modoka izo gukozaho za tapanye bwo gucya duhuye bakambwira ni wowe Odezumu kubera icyo uri kugenda mu modoka ya public man please abantu bagenda mu modoka ziri public ni abantu nkatwe ikindi kandi zira modoka ngenda zikunda cyane kuko ziba zifite umutekano wizewe public na economy buriya ikindi kandi nanone zituma umuntu adakoresha amafaranga menshi kubera iki mwumva ko twebwe twasesa ko abantu cyane nategereje amafaranga 1000 nagize usanga hatigisha 5,000 ku munsi kandi iyo cyarakuzengurusaga Kigali rimwe na rimwe rero abantu bajye batwumva byo kuvuga ngo umuntu we kugenda mu modoka rusange usanze ndi kurira muri restaurant abandi ntago byakuza kugenda no kuva ujya nawe ugana no kugera aho ujya hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu abafana bawe muri rusange 2019 waratwiyeretse abana ku buryo bufatika 2020 none by'umwihariko muri vision twitege iki kuri Ivan Impano no guhozaho no
no gufatiraho nari ngeze nkongezaho speed mfite indirimbo yitwa amateka abantu bakundanye gusura video yayo muri kuno kwezi rangira mfite imishinga myinshi mfite ama audio menshi ndimo gutegura mfite ama collabo mu mwaka uzaba ari moto nkuko twaririmye ngo veni raje amabara event no gukora ibindi bintu ana birenze kubyo twakoze inshallah Imana nidumugisha ndabizi byose bizakunda. Yitwa Ivani Impano akubwira ngo niba utarakanda subscribe kandi ukamenyetso kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye utasanga handi. Ikindi kandi mujye kuri YouTube channel ye wayibabwira kugira ngo Ivani Impano YouTube channel, Instagram Ivani Impano, Facebook Ivani Impano, wanyandikira ukamenya igitekerezo wana viewing ibihangano byanjye subscribe. Burya ni bimwe mu musingi w'iterambere kuri twebwe abahanzi social tusigaye tuyikoresha cyane. Niko bimeze. Hanyuma ikindi kandi abantu mugakorana na like mukamana ibitekerezo mukamana comment. Like na comment ubundi umuntu abonera feedback kuri comment za YouTube cyane na status. Nuko bimeze. Ikindi kandi wenda ku bakobwa niba mwabirebye neza aracyari single ushobora no kugira gutya mukajyamo mucata amubwira ati iyi meta iri he imeta ntayo ara abantu basigaye barimba ngo yogeza ngo ngiyi coffee yamyiruko none ngibaza hose imeta ntabwo ijyamye urukundo cyangwa byabaye coffee. Ibyo bintu byakira gute nkawe n'arimo kurimba gutyo se kuko fari hamye urukundo numva ko indirimbo bayitaho batangiye bayita ariko nanone ikabishobora kuba bisobanura ikindi kintu cyo kuvuga ngo urukundo rw'ikofi n'urukundo rw'impeta kandi byose nibimenye cyane impeta ni sinye symbole y'urukundo kuko bavuga ko runo rutoki ari umutsi warwo ugenda ugahura n'umutima nyine ariko nyine nakubwira ko urukundo burya ntabwo ari ikofi kuko ikofi iranyunyuka ikofi hari igihe itunga ikanyunyuka ariko ahari urukundo ntabwo rukigera ruhava na rimwe. Love the true love. Niko imeze ngo mugira urukundo rudashingiye ku ikofi kuko ikofi urabyumva ikofi yituvuga ari gishonga rero tugufashe ufite urukundo rw'ikofi ngufashe wayitwaye ugiye guteta. Niko imeze. My name is Didas featuring Ivani Impano. Giyi meta ihamye urukundo ndabigukundira. Keep watching. Happy New Year. Okay, same to you. Urumva ko Ivani Impano atubwiye ibintu byinshi aratubwiye amaze kugenda reka amabwe n'utonda aravuze ngo urukundo ntabwo ari coffee please urukundo ni ikiri ku mutima. Keep watching.